Urugendo korali ijwi ry'imbabazi yakoze ku itariki 21 z'ukwa mbere 2024 rwo kujya gusura Pasiteri Jean Paul muri paruwasi ya Ntunga muri Rwamagana rwatangiye mu gitondo. Mu modoka kuva i Remera tujya Rwamagana twagiye duhimbaza Imana mu modoka kandi tugenda tunamenyana ku batari baziranye. Ni urugendo rutatwaye igihe kirekire. Ubwo twageze Rwamagana dusanga hari ikirere kitameze neza, dutangira kuva mu modoka twerekeza mu rusengero. Twatangiye turamya duhimbaza ndetse tuyobowe na worship team yo muri paruwasi ya Ntunga ifatanyijwe na korali ijwi ry'imbabazi. Habaho kuramya no guhimbaza abantu bacinya akadiho. Ibice by'umunsi byasomwe na famiye ya Eric na Sylvia, ndetse umuvugabutumwa yabaye Pasiteri Zirimabagabo Peter uzwi ku izina rya Pastor Z nka pasiteri waherekeje korali ijwi ry'imbabazi. Pasiteri mbere yo gutanga ikibwirizwa akoresheje amakorasi atandukanye yafashije abantu kubanza gucinya akadiho, ndetse abantu barishima ku buryo bugaragara. Pasiteri yatwigishije ku ntego ivuga ku kuba impumuro nziza muri Kristo Yesu, nk'intego irimo kugenderwaho muri paruwasi ya Remera muri uyu mwaka wa 2024. Haleluya. Tuguwe neza umutima atari uko isi ikwishimiye kandi iryoshye, akubwira ko Yesu ari mu ruhande rwacu. Muri paruwasi ya Remera dufite intego ivuga kuba impumuro nziza muri Kristo Yesu. Rero niyo tugiye kuganiraho umwanya muto cyane. Korali ijwi ry'imbabazi nayo yavuze ubutumwa mu ndirimbo zitandukanye, ubwo yaririmbye indirimbo zigera kuri 6, aho yatangiriye ku ndirimbo Impamvu, hakurikiraho indirimbo Nzahora Ngushimira. Kurikizaho indirimbo Ibihe,
hakurikiraho indirimbo Izina, ikurikizaho indirimbo Inshuti, isoreza ku ndirimbo Uwo Mwami. Hakurikiyeho umwanya wa Pasiteri Jean Paul, aho yashimiye korali Ijwi ry'Imbabazi cyane, ndetse by'umwihariko ashimira abantu bari baherekeje korali Ijwi ry'Imbabazi batayiririmbamo. Mu ijambo rya perezida wa korali Ijwi ry'Imbabazi yavuze yuko ikitugenza ari urukundo, kandi urwo rukundo ruturuka muri Yesu Kristo arirwo rwatumye korali Ijwi ry'Imbabazi iza gusura Jean Paul babanye igihe kitari gitoya. Nyuma y'amateraniro hakurikiyeho igikorwa cyo kwiyakira, gusabana ndetse no kwibwirana, ndetse hagaragara ko abaherekeje korali abenshi bafite abafasha babo baririmba muri korali. Nyuma yo kwiyakira twerekeje mu rugo rwa Jean Paul aho atuye, byatangiriwe no gufungura inzu ye ku mugaragaro, aho byakozwe n'abahagarariye paruwasi ya Remera, Mothers Union, Fathers Union, korali Ijwi ry'Imbabazi n'abasheshakanguhe ndetse n'abandi, bafungura ku mugaragaro inzu ya Jean Paul. Nyuma yo gufungura no gutaha inzu ya Jean Paul ku mugaragaro, habayeho gushima Imana, kuyihimbaza, kuyiramya mu buryo butandukanye bw'indirimbo, ndetse no gusengera Jean Paul ndetse n'umuryango we. Ikamuha abakunzi beza, ikagendana nawe. Haleluya! Nishimwe iyo mwijuru, nishimwe iyo mwijuru, amarayika baririmbira Umwami, nishimwe haleluya. Nyuma Jean Paul n'umuryango we bashyikirijwe envelope bagenewe n'Ijwi ry'Imbabazi, bashyikirizwa n'abayobozi b'Ijwi ry'Imbabazi ndetse n'ababaherekeje. Urugendo rw'Ijwi ry'Imbabazi rwashojwe n'igikorwa cy'ikigori. Dushima Imana ko yabanye natwe, ikaduherekeza kandi ikabana natwe mu murimo wayo. Imana ihabwe icyubahiro. Abizera tuzaba turabageni, n'amawimano wa musarumukwe, dutembere ku nyanja y'ibirahure, turirimbe indirimbo ya Mose na Miriyamu, ibizima n'abakuru barara. Mugeni mugeni uranesheje, dutembera ku nyanja y'ibirahure, turirimbe indirimbo ya Mose na Miriyamu.
mugeni kuranesheje mugeni mugeni kuranesheje mugeni 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 kuranesheje mugeni mugeni